Ubutabera mu Rwanda rwo hambere, ibihano byatangwaga n'uburyo byatangwagamo. Abiga amategeko hano y'u Rwanda bose batangirira ku nteruro ivuga ngo ahari abantu haba amategeko. Bijya gusa n'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ahari abantu ntihabura urunturuntu, cyangwa ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Akaba ariyo mpamvu hagomba kuba hari buri gihe amategeko ateganya mu gihe habaye ikosa runaka, uburyo rihanwa cyangwa uburyo ribabarirwa. Ibi rero si ibyadukanye n'abazungu nk'uko abantu benshi babikeka, kuko na mbere y'umwaduko w'abazungu, abakurambere bacu bo mu Rwanda rwo hambere bafite uburyo babishyiraga ku murongo, bigakurikiza gahunda yabaga ihari, hakaba ibyaha bizwi n'ibihano byabyo, ndetse n'urwego rufite ububasha bwo kubiburanisha no kubitanga. Muri ibyo bihano turasangamo ibitangwa no mu mategeko hano yo muri iki gihe cy'iterambere, bikaba bifite ukuntu byavuguruwe bitewe n'aho ibihe bigeze, ndetse hakaba n'ibyakuweho mu mategeko agenderwaho uyu munsi. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku butabera bwo mu Rwanda rwo hambere, ibihano byatangwaga, uburyo byatangwagamo n'inzego zabaga zifite ububasha bwo kubiburanisha. Guhana si ibya vuba. Muri sosiyete yose irimo abantu habamo abakosa, ariyo mpamvu sosiyete yose imaze kwiyubaka ishyiraho amategeko, abayarenzeho bagahanwa. No mu iyubaka ry'igihugu cy'u Rwanda niko byagenze. Abami bagize uruhare mu kurwubaka bashyizeho imiziro n'imiziririzo, ubirenzeho akabihanirwa bikomeye. Umwami Cyilima Rugwe niwe usa n'uwahaye umurongo nyawo ibijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda, abinyujije mu nteko eshatu, arizo inteko y'umuryango, inteko y'abunzi n'inteko gacaca. Ziyongeraga ku nteko y'ubwami yari yarashyizweho na Gihanga Ngoma Ijana. Ebyiri muri izo zari inteko zunga, naho izindi ebyiri zikaba inteko zihana. Ndetse bimwe mu bihano zatangaga byabaga bikakaye, kugira ngo zifashe igihugu n'abaturage kugendera ku murongo no gutanga ubutabera bwifuzwa. Hatangwaga ibihano bitandukanye, ariko hari n'ubwo habagaho guhabwa imbabazi. Guhabwa imbabazi byabaga bireba umuntu wahamwe n'ibyaha, ariko akazisaba maze bikagaragaza ko azikwiye. Iyo yahabwaga imbabazi hategekwaga ibyo agomba kubahiriza. Ni kimwe n'ibiri mu mategeko hana y'uyu munsi, aho bateganya ko umuntu ashobora kudafungwa ariko akagira ibyo ategekwa kubahiriza, nko kujya yitaba umushinjacyaha buri gihe kiba cyateganyijwe, kuba ahantu runaka cyangwa kutarenga ahantu runaka n'ibindi. Ikindi gihano cyatangwaga ni ugucibwa icyiru. Icyiru cyabaga ari kimwe mu bihano byoroheje mu butabera bw'u Rwanda, nacyo cyacibwaga uwahamwe n'icyaha. Iki twakigereranya n'iby'uyu munsi twita mu mategeko hano y'u Rwanda ihazabu. Naryo ni ijambo ry'igiswahili ariko ryagizwe ikinyarwanda, risobanura mu zindi ndimi amande cyangwa fine. Ariko kubera ko hatabagaho amafaranga, ngira ngo murabizi ko ubuhahirane bwakorwaga mu buryo bwo kugurana. Niyo mpamvu n'icyiru cyatangwaga mu bintu bifatika, des choses en nature. Bimwe mu byo byacibwaga hakurikijwe ubushobozi bw'umuntu, harimo inka, ibibindi by'inzoga, intango z'inzoga, imibyizi y'ubuhinge, ihene, intebo z'imyaka n'ibindi. Ibihano byisumbuye byatangwaga nanone harimo kunyagwa, cyahabwaga abagomeye abami n'abatware, cyangwa se undi muntu wese ukomeye mu gihugu ufite ububasha bwo kugaba. Uyu munsi iki gihano gitangwa gusa iyo umuntu yafatanywe ibintu yakoresheje icyaha cyangwa byavuye mu cyaha, noneho akabyamburwa, akabinyagwa. Urugero, niba umuntu acuruza urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge, akora amafaranga y'amiganano, ibyo akoresha n'ibyavuyemo aba agomba kubinyagwa. Hari ibigurishwa mu cyamunara nk'abacuruza amacaguwa mu buryo budakurikije amategeko, cyangwa bigasenywa. Uwahabwaga iki gihano yamburwa ibyo yagabiwe byose, byaba ibyo yahawe n'umuryango, inka yagabiwe n'imisozi yahawe gutegeka, ku buryo asigara ku busa. Gukomwa cyari igihano kibanziriza ibikakaye mu butabera bw'u Rwanda, cyatangwaga ku byaha bikomeye. Gukomwa bivuga
kukwambura uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose kiri mu gihugu. Ntiwegere iriba abandi bavomaho, ntube wagira aho abandi bateraniye n'ibindi. Gucibwa. Ikindi gihano cyatangwaga kandi gikomeye harimo gucibwa mu muryango cyangwa se mu gihugu. Iki gihano nicyo cyabanzirizaga icya nyuma mu bibarirwa mu byaha by'ubugome. Iyo umuntu yabaga yagomeye ubwami cyangwa se yigometse ku muryango, yacishwaga ingoma akaba ikirogi, ntaba akigira agaciro mu bandi. Iyo umuntu yacibwaga, urubyaro rwe rwashoboraga kuzagaruka i Rwanda iyo ingoma y'uwaciye igicibwa yavagaho, ariko hari n'igihe bitabaga bigishoboka ko abamukomokaho bagaruka. Ikindi gihano gikomeye cyatangwaga ku byaha nicyo kwicwa, cyatangwaga n'inteko y'ubwami gusa. Icyo gihano cyahabwaga abahamwe n'ibyaha byo kugamba igihugu n'umwami. Ibi bihano byo mu butabera bw'u Rwanda byatangwaga hakurikije ibyaha umuntu aregwa n'urwego yaburaniyemo, kuko buri rwego rwatangaga ibihano byarwo ndetse bikaba byajuririrwaga. Inteko y'umuryango yonyine niyo yatangaga ibihano byose usibye icyo kwicwa, kandi imyanzuro yayo ntijuririrwe. Hari igitekerezo mwatwunganira cyangwa indi nyunganizi, mwaduhamagara kuri telefoni igendanwa 079 08 58 217. Twabararikira gukora comment, like, share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho ku gihe. Ibyiza biri imbere.